Ndagusuje kandi nkwaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nkuko mumaze kubimenyera ni ikiganiro baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe mugezwaho n'umuryango Avega Gahozo ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo RBC ndetse n'Imbuto Foundation. Uyu munsi rero tugiye kuganira nkuko tumaze kubimenyera bisanzwe tuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye zigamije kubungabunga no kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe. Uyu munsi rero twaje ku mwihariko utandukanye nuko dusanzwe tubiganira. Tugiye kuganira ku rubuga baho neza. Ashobora kuba ari ubwa mbere urwumvise, ashobora kuba atari ubwa mbere ariko utazi n'ibiberamo. Uyu munsi rero tugiye kuganira kurushaho kugira ngo tubashe gusobanukirwa urubuga baho neza icyo ari cyo, ese hakorerwamo iki, ese rugamije iki, kugira ngo iki kiganiro nikirangira ubashe gusobanukirwa urwo rubuga turi kuvuga urwo ari rwo. Urubuga baho neza rwaramfashije cyane kuko ntarajya mu rubuga baho neza nari ntangiye kwishakira ibisubizo ni gute nari ntangiye kuzamuga ubwo ntangiye kugira ibibazo reka nshaka ibintu byajya binyorohereza. Ntabwo twanywaga inzoga hano mu rugo iwacu, twari dukijijwe bari abarokore, nubwo byaje kugenda nabi nyine bamwe umwe agafata inzira ye n'undi agafata inzira ye, ari naho amakimbirane yatangiriye. Nari ntangiye kuzagenda abandi batipe bakangurira icyo kunywa inzoga, bakambwira ati wowe nunywa inzoga ukayifata nyine ukayihamya, ayo makimbira ibyo bintu uri kumva bikuri mu mutwe, uko kwigunga, ukuntu uri kumva ubuzima bwakomeye wapanitse birahita bishira. Ariko maze kujya mu rubuga baho neza nasanze atari cyo gisubizo, kuko muganga mu rubuga baho neza dufite umuganga yaraje aratuganiriza. Urumva nari narahuye n'ikibazo cy'ihungabana, kumva ko nta buzima afite, nta cyerekezo. Uwo muganga aratuganiriza agenda twumvisha ko ari ibintu bibaho kandi umuntu abicamwo. Noneho dufatanya na ya kipe nahuriye mu rubuga baho neza, nayo icyizere cy'ubuzima kigenda kigaruka. Tugiye kubana rero kugira ngo tubashe gusobanukirwa kuri iyi nsanganyamatsiko. Tugiye kubana n'abatumirwa bari budufashe gusobanukirwa kurushaho. Mpereye iburyo bwanjye turi kumwe na Dr. Chaste Uwihoreye, akaba ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba ari n'inzobere mu kuvura indwara z'ubuzima bwo mu mutwe. Dr. turakwakiriye. Urakoze cyane Marisa. Ibumoso bwanjye kandi turi kumwe na Ukunze Edine akaba ari umukozi w'umuryango Imbuto Foundation ukora mu ishami ry'ubuzima, by'umwihariko muri porogaramu ishinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe no gukumira indwara zitandura. Edine turakwakiriye. Murakoze cyane. Turabashimira ko mwitabiriye ubutumire bwacu kandi mukaba mudufasha gusobanukirwa kurushaho insanganyamatsiko y'uyu munsi. Twihuse rero turi gukomeza kuvuga. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga urugendo rwo gukira ibikomere mu rubuga baho neza. Ariko urwo rubuga nk'uko nabivuze, hari umuntu urwumvise bwa mbere, hari ubwumvise inshuro nyinshi abibona cyangwa se anabyumva mu makuru. Uyu munsi rero turagira ngo dusobanurire abadukurikiye urwo rubuga turi kuvuga, urubuga baho neza rwaje rute, rwatangiye gute, ni rugamije iki, kugira ngo dutangire abantu tujyana. Urakoze cyane Melissa. Ubundi urubuga baho neza turuvuze muri make ni urugendo abantu bari kumwe bakorera hamwe kugira ngo bashake ibisubizo by'ibibazo bafite by'ubuzima, bibafashe kwita ku buzima bwo mu mutwe no gukumira ibibazo byo mu mutwe. Abo bantu bashobora kuba ari abatuye ahantu hamwe, abakorera ahantu hamwe, n'abigira ahantu hamwe, mbese ahantu hashobora guhurira abantu bafite icyo bahuriyeho bashobora kuhakorera urubuga baho neza. Urubuga baho neza rero ni kimwe mu bice bya gahunda ngari ya baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe yashyizweho n'Imbuto Foundation ifatanije n'abafatanyabikorwa batandukanye mu gihugu. Iyo gahunda rero yaje igamije gufasha abaturarwanda kumenya amakuru ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse no gukumira
ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Nk'uko mubizi, Imbuto Foundation ishyira mu bikorwa gahunda za leta zitandukanye zo gufasha abanyarwanda mu kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye. Ntabwo rero ushobora kubaka umuryango cyangwa njyewe ku giti cyanjye n'umuryango muri rusange kubaho utekanye kandi ushoboye udafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Nuko iyi gahunda yaje ikaba by'umwihariko navuga ko muri rusange igamije ibintu bibiri by'ingenzi: kumenyesha cyangwa se kwigisha ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, tumenye kububungabunga, kugaragaza serivisi zihari zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo abazikeneye bazitabire. Muri rusange ni ibyo. Yego, urakoze. Ni ukuvuga ni porogaramu ngari yabaho neza twite ku buzima bwo mu mutwe, ariho dusanga uru rubuga turi buze kuganiraho. Yego, ari naho n'ikiganiro cyacu ubwo n'abadukurikiye babimenye, ikiganiro cyabaho neza twite ku buzima bwo mu mutwe ubwo nacyo kiza kiri muri iyo porogaramu ngari yabaho neza twite ku buzima bwo mu mutwe. Ariko noneho tuvuye kuri iyo porogaramu ngari, Dr. urubuga urwo turi kuvuga, urwo rubuga rukorerwamo iki? Se abarwitabira, Edina bigarutseho gato, ariko abarwitabira ni bantu ki? Se baba bahuriye ku kintu kimwe cyangwa hari abo bireba se bamwe runaka? Rukorerwa he? Yego, urakoze cyane Melissa. Reka nongere mwibaze nturubuga Baho Neza ni iki, nubwo umugenzi wanjye Dine yari amaze kubivugaho. Ariko urubuga Baho Neza rugizwe, navuga ko ari uburyo bugizwe n'ibintu byinshi biza gufasha umuntu gukira ibikomere. Icya mbere ni ahantu, aho hantu hameze hatuje. Niba muri abaturanyi mu mudugudu, aho hantu, niba ari aho mukorera, aho hantu ni kimwe mu bigize urubuga Baho Neza. Icya kabiri ni abantu baza kuhahurira, baza kujya inama, baza gutegana amatwi, baza gufashanya. Abo bantu nabo bagize urubuga Baho Neza. Icya gatatu kiza kugira urubuga Baho Neza ni umwanya. Uwo mwanya wihariye, uwo mwanya ndi buvemo mu byo narindimo byose nkawuha na bagenzi banjye kugira ngo tuze gufashanya. Uwo mwanya nawo uraba ugize urubuga Baho Neza. Hanyuma icya kane kiza kugira urubuga Baho Neza n'ibyo ibikorwa baza gukoreramo, ari byo turi buze guca mu rugendo, kuko ntabwo urubuga Baho Neza ari umunsi umwe. Ibyo bikorwa tuzakora mu byiciro navuga 4 by'ingenzi, ariko tukabikora inshuro 15 duhura rimwe mu cyumweru. N'urwo rugendo rw'izo nshuro 15 duhura rimwe mu cyumweru nabyo biraza kugira ibigize urubuga Baho Neza. Urumva rero urubuga Baho Neza navuga ko ari urukomatanye rw'ibintu bitandukanye biza gucisha umuntu mu gukira ibikomere, mu kumera neza, mu kubaho neza, mu kumva yishimye nubwo yaba yarahuye n'ibikomeye, nubwo yaba yarahuye n'ibimukomeretsa. Ni urwo rero urubuga Baho Neza. Urakoze. Muri gukomeza kugaruka ku kintu, ahantu abantu bahurira, hari abantu n'aho hantu bagomba guhurira. Nkibaza, rukorerwa mu itsinda, rukorerwa umuntu nk'aho bavuze, niba hari abantu nk'uko turi aha turi batatu, ese njye nawe twakora urubuga Baho Neza cyangwa bisaba itsinda? Se bigenda bite kugira ngo urwo rubuga rubeho? Bisaba rukorerwa hehe? Yego, yabivuzeho gato. Icya mbere ni ahantu. Aho hantu yavuze ko hagomba kuba hatekanye, by'umwihariko abarukora nibo bahihitiramo bakagata ahantu haratekanye, nta rusaku ruhari, nta kindi kintu kiza kuturogoya, naha tuzajya dukorera urubuga Baho Neza. Ibyo abarugize bafatanya n'abo twita abahumurizamutima, aribo bayiruyobora, baba ari 2 kuri buri rubuga Baho Neza. Bashobora kuba ari ku rwego rw'umudugudu. Abo bantu rero nk'uko bivuze ni itsinda, rigomba kuba ari itsinda kuko ni urubuga.
iryo tsinda rero byibuze rigomba kuba rigizwe n'abantu batari munsi ya 4. Kandi nanone ntibabe benshi cyane ku buryo urwo rubuga ruza kuba rufasha abantu kwisanzura, buri wese akaba afite ijambo, buri wese akaba afite umwanya agaragara. Ko nanone babaye benshi cyane ntabwo rwaba rukiswe urubuga, rwaba ari nk'isoko. Urwo rubuga rero by'umwihariko rugizwe n'itsinda ry'abantu bafite icyo bahuriyeho. Bashobora kuba ari abaturanyi nk'uko nabivuze, bashobora kuba bakorera ahantu hamwe, aho bakorera bakavuga ati reka tujye dukora urubuga Baho Neza duhure nyuma y'akazi cyangwa se mbere y'akazi. Bashobora kuba ari abanyeshuri biga ahantu ku kigo, nabo turabagira aho abarimu bitwa abahumurizamutima nabo bashyira abanyeshuri hamwe bagakora urubuga Baho Neza. Urakoze cyane kuvuga. Hari umuntu ushobora kuba dukurikiye agahita yibaza se ko nanjye numva nshaka kujya muri urwo rubuga, uwo muntu twamusubiza yabigenza ati? Ahantu atuye ni umuntu uri kudukurikira mu nce zitandukanye, ariko ashobora guhita yibaza se ngiye ko nshaka kujya mu rubuga Baho Neza nabigenza gute? Reka ngaruke ku bagize urubuga Baho Neza. Ni itsinda, ariko urubuga Baho Neza ruha amahirwe atandukanye y'uburyo abantu baza gufashanya. Bari buguha amahirwe yo kugira uwo mushobora kuganira muri babiri mwenyine, atari itsinda rigari. Mu rubuga Baho Neza tumwita Mingo, inshuti magara, wa muntu wisanzuraho ku buryo muri babiri ndetse n'ibyo mu itsinda bashobora kuba bavuze ibyo mwavuze batabimenya. Mu rubuga Baho Neza hatangwa amahirwe yo kuba mwagira itsinda rito ry'abantu 3, 4, 5 nabo bajya hamwe mu itsinda rigari, ariko rya tsinda rito naryo rikavuga ati reka tujye hamwe, tujye inama, dusangizanye ubuzima, dukora urugendo rwo kubaho neza. Ayo ni amahirwe yandi. Amahirwe ya gatatu, urubuga Baho Neza nanone dutanga amahirwe muri rya tsinda rigari. Niba muri itsinda ry'abantu 4, niba muri itsinda ry'abantu 15, ku buryo nabo noneho abo bose bari buze kugufasha, ariko ari 15 bari buze gufashanya. Ayo ni amahirwe ya gatatu. Amahirwe ya 4, urubuga Baho Neza ruguha amahirwe yawe nkawe ku giti cyawe, kuko burya ijoro riba riraye. Hari n'ibyo utabwira n'undi, ariko wowe urubuga Baho Neza ruraza kuguha amahirwe yo kuza kwisura ukireba, ukavuga uti njyewe nubwo ibi bintu ntabisangiza n'umuntu wari we wese, ndi burebe ko biri kumvuna mbashe kubana nabyo. Ni itsinda rero ariko ritanga amahirwe atandukanye yo kuba wakora urugendo wenyine, wakora urugendo muri babiri, mwakora urugendo muri itsinda rito, cyangwa se mwakora urugendo muri itsinda rigari. Reka ngaruke rero wowe wumvise ko wifuza gukora urugendo mu rubuga Baho Neza. Dine yabivuze ko rwatangiye, ntabwo urubuga Baho Neza ruragera mu gihugu hose. Hari uturere 6 tw'igihugu ruri kuberamo, ari two turere twa Bugesera ndetse na Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, akarere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo, ndetse n'akarere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Utwo turere rero mu midugudu yose, mu mirenge yose, urubuga Baho Neza rwagezemo. Nk'uko yabivuze mugenzi wanjye Dine, hari abantu bitwa abahumurizamutima. Abahumurizamutima ni abantu batojwe gutega amatwi. Abahumurizamutima ni abantu batojwe gushyiraho urwo rubuga Baho Neza no kuyobora ya mahirwe navuze. Niba wumva uremerewe, niba wumva hari ibintu bikuvuna, bakakuyobora guca muri ya mahirwe ukaruhuka. Abo bantu rero kenshi baba ku mudugudu, ndetse baba ari
abaturage ndetse n'abayobozi akenshi baba mu cyiciro cyabo tukunda kwita inshuti z'umuryango. Mu mudugudu turabamenyereye. Mwene abo bantu rero ushobora kumugeraho akubwira gahunda y'urubuga Baho Neza mu mudugudu, muri utwo turere aho rwageze, hanyuma akakumenyesha uko wazasanga abandi. Rwose mu rubuga Baho Neza bariteguye bateze amaboko kugira bakwakire. Yego, murakoze cyane. Twagize amahirwe rero yo gusura umwe mu basoje urugendo rw'ibyumweru 15 rukorwa mu rubuga Baho Neza, adusangiza urugendo rwe rwo gukira ibikomere ndetse n'uko yabayeho, uwo yabaye we nyuma y'uko asoje urwo rugendo rw'ibyumweru 15. Ukuntu namenye urubuga Baho Neza, ni umujyanama wasanze ndi hano mu rugo nicaye nigunze, hanyuma turaganira, anshishikariza kujya mu rubuga Baho Neza. Uwo mujyanama w'ubuzima yaraje nyine atambuka ari gutanga imiti, ambwira ko bamfasha maze kumva ikibazo nari mugejejeho. Byatangiye hano mu rugo hari amakimbirane y'ababyeyi, hagati y'ababyeyi nibo bari bifitanye amakimbirane ubwabo. Hanyuma ahangaha mu muryango ni ngiye mukuru, urumva amakimbirane y'ababyeyi ni ngiye yabanje kugiraho ingaruka bitewe n'uko twatangiye kubura amahoro n'umutekano. Urumva twari dusanzwe dufite amahoro n'umutekano, ariko ababyeyi batangiye kujyana amakimbirane, hatangira kubamo ibintu by'urusaku, hatangira kubamo ibintu byo kutumvikana, waba uryamye ukumva batangiye gutongana. Urumva ko twahise tubura amahoro n'umutekano. Nkimara kuganira n'abo bantu, urumva ko nagaruye icyizere cy'ubuzima, kandi nakubwiye ko twari twashinzemo ikibina kubera ko twari twahuriyemo turi abantu benshi. Hanyuma kuko ngiye shimishwa no gukora, nahise nguzamwe amafaranga 50,000, kuko akazi iyo ndi mu kazi ntago ntekereza ibintu byinshi cyane bibi. Hanyuma ngujije amafaranga ndaza mpita ntangira gukora akazi, gukora kano ka business ko guteka amandazi. Hanyuma urumva nagujije 50,000, ngujije maze kuguza 50,000 ndaza nguramo ibikoresho biciriritse, ntangira gukora amandazi yanjye. Natangiye nyakorera hano mu rugo, kuko ubu hano dutuye hagenda habamwe ibimina bitandukanye by'abana nko ku cyumweru n'indi minsi, hakaba hahurira abantu benshi. Natangiye kuyateka, ari abo bana baza bakagura n'abandi bantu b'abaturanyi, ariko ubu ngubu noneho ndi kuyateka nabonye abantu 5 bacuruza hariya mu gasantere mwanyuze, njye mpereza amandazi bakancururiza, yashira nkakora ndi. Urubuga Baho Neza ninjye rwaramfashije cyane, kuko ntarajya mu rubuga Baho Neza nari ntangiye kwishakira ibisubizo. Kwishakira ibisubizo ni gute? Nari ntangiye kuzamuga ubwo ntangiye kugira ibibazo, reka nshaka ibintu byajya binyorohereza. Ntabwo twanywaga inzoga hano mu rugo iwacu, twari dukijijwe bari abarokore. Nubwo byaje kugenda nabi nyine, bamwe umwe agafata inzira ye n'undi agafata inzira ye, ari naho amakimbirane yatangiriye. Nari ntangiye kuzagenda, abandi batipe bakangurira icyo kunywa inzoga, bakambwira ati wowe nunywa inzoga ukayifata nyine ukayihamya, ayo makimbira, ibyo bintu uri kumva bikuri mu mutwe, uko kwigunga, ukuntu uri kumva ubuzima bwakomeye wapanitse, birahita bishira. Ariko maze kujya mu rubuga Baho Neza nasanze atari cyo gisubizo, kuko muganga mu rubuga Baho Neza dufite umuganga yaraje aratuganiriza. Urumva nari narahuye n'ikibazo cy'ihungabana, kumva ko nta buzima afite, nta cyerekezo. Uwo muganga aratuganiriza, agenda twumvisha ko ari ibintu bibaho kandi umuntu abicamwo. Noneho dufatanya na ya kipe nahuriye mu rubuga Baho Neza, nayo icyizere cy'ubuzima kigenda kigaruka. Nagira ngo rero nkamwe mumaze igihe muri uru rubuga mufite nakita mumaze kumenyera yaho muri utwo turere Dr. amaze kudusangiza urubuga rumaze kugeramo, ese mubona, nubwo hari uwo twaganiriye, mubona iyo musuye izo mbuga yaba izasoje yaba iziri kugenda, ese mubona hari n'akahe kamaro abo musura bagenda bababwira, se uru rubuga rwazanye iki gitandukanye n'izindi porogaramu cyangwa ubundi bufasha bahabwaga muri community? Ni uwuhe mwihariko urubuga Baho Neza cyangwa na porogaramu Baho Neza twite ku buzima bwo mu mutwe yaje izanira abanyarwanda? Nk'uko twatangiye tubivuga,
Minisiteri y'Ubuzima yari yagaragaje ko abanyarwanda bose batafite amakuru ku buzima bwo mu mutwe. Icya mbere ni uko amakuru ajyanye n'ubuzima bwo mu mutwe agera ku muturage ahari ku rwego rw'umudugudu. Icya kabiri navuga urubuga Baho Neza, iyo turuvuze ntabwo tuba tuvuze kwa muganga. Bivuze ko ntabwo ari umurwayi witabira urubuga Baho Neza ufite ibibazo byo mu mutwe, ahubwo umuntu wese utuye ku mudugudu akumva ashaka kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ashobora gusanga umuhumurizamutima akabimubwira. N'umuhumurizamutima ashobora kujya ku rugo rw'umuntu akamubwira gahunda ihari, akajya kuganira ku buzima bwe bwo mu mutwe cyangwa se kumenya amakuru ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Amakuru rero dukura mu rubuga Baho Neza ni uko rufasha abarujyamo. Twamaze kubona ubuhamya butandukanye. Hari abaza bakavuga ati njyewe nari maze igihe rwose ntajya aho abantu bari, ariko kuva najya mu rubuga Baho Neza njya aho abantu bari, ndisanzura, ndaseka. Ku muntu rero icyo ari ikintu gikomeye, kumva ko usigaye useka kandi ugaseka wumva useka ubishaka, ukajya aho abandi bari nta kibazo, ukabyuka ukoga ukambara umaze nk'imyaka 3 wumva udashaka kujya ahandi, wumva warabaye nyamwigendaho. Ubundi buhamya bwinshi twumva ni ukumva umuntu yari amaze igihe kinini adasinzira, yari amaze igihe kinini afite umutwe udakira, babara ahantu hatandukanye, wenda atarazi n'impamvu ibimutera, ariko ubu akaba yumva ameze neza. Hari ukutigunga, abantu benshi bavuga ku bijyanye n'uko baretse kwigunga kubera urubuga Baho Neza. Hari ubuhamya bwinshi butandukanye. Ndumva yego, ndumva nari mbibarije hamwe, ubwo na Dr. yatadufasha ku cyo urubuga noneho Baho Neza. Idina arakoze kudusangiza ubwo buhamya bwinshi buva aho urubuga Baho Neza rwabashije kugera abarwitabiriye, ibyiza babivugaho. Ariko noneho ku rundi ruhande nuhe mwihariko Baho Neza, urubuga Baho Neza yazanye? Ko biri kose hari izindi gahunda zabaga zihari leta yashyizeho zifasha abantu mu kwita kurushaho ku buzima bwabo bwo mu mutwe. Urubuga Baho Neza rero yaje bifite uyu mwihariko. Umwihariko w'urubuga Baho Neza nawushyira nko mu byiciro nka 3 cyangwa 4. Icyiciro cya mbere Edine yaragikomojeho. Urubuga Baho Neza rwatweretse ko umuntu wese akeneye kwitabwaho ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ntibigusaba ko warwaye, ntibigusaba ko ujya ku bitaro. Umuntu wese ukennye, ukize, umwana, umukuru akeneye kwitabwaho ku buzima bwo mu mutwe. Icya kabiri urubuga Baho Neza rwatuzaniye, rwatweretse ko ahantu hose hashobora kubaho kubera ibikorwa byo kwita ku buzima bwo mu mutwe. Mu mudugudu, aho dukorera, mu rugo, mu muryango. Rwatweretse ko urubuga Baho Neza, yego tuvuga mu mudugudu, ariko Edine yabigarutseho, aho dukorera rwahabera, mu rugo rwahabera, ku ishuri rwahabera, kwa muganga rwahabera. Hari aho yewe no ku bigo nderabuzima bashyizeho urubuga Baho Neza. Bivuga ko urubuga Baho Neza rwatweretse ko ahantu ariho hose habera ibikorwa byo kwita ku buzima bwo mu mutwe. Cya gatatu nari nagikomojeho, urubuga Baho Neza rwatuzaniye uburyo butandukanye, nabivuzeho mu mahirwe, bwo kwita ku bantu bakomeretse cyangwa se n'abadakomeretse bafite ingorane bashaka kuganiraho ku buryo butandukanye. Waba uri wenyine ukabasha gufata umwanya ukiherera, waba uri babiri, mwaba muri itsinda rito, mwaba muri itsinda rigari. Ubwo ibyo ni umwihariko urubuga Baho Neza batuzaniye. Urubuga Baho Neza rwatuzaniye umwihariko w'umuco. Mu rubuga Baho Neza dukoresha imigani. Uzi ko mu rubuga Baho Neza tubyina, mu rubuga Baho Neza turaririmba, tugahimba za ndirimbo zacu. Mu rubuga Baho Neza turashushanya. Mu rubuga Baho Neza wa muco wacu w'Abanyarwanda, ndetse yewe
n'ikigero cy'umuntu arimo. Niba turi kumwe n'ababyeyi bakuru hari uburyo turirimba, niba turi kumwe n'abana ubwo buryo bw'umwihariko barabutuzaniye mu rubuga Baho Neza. Navuga kandi ko urubuga Baho Neza muri twa turere 6 rwageze kugera ku umudugudu wose kandi abantu bose nk'uko natangiye mbivuga ko rwatweretse ko umuntu wese akeneye ubuzima bwo mu mutwe bwe bukeneye kwitabwaho atari uko arwaye. Rwageze mu mudugudu yose ku bantu bose bawutuye, yewe uzi ko rwageze no ku bayobozi b'ibanze bose rubageraho. Ubu rero ni umwihariko navuga. Nsoreze ko umwihariko rwatanze ibikoresho. Nimvuga ibikoresho nimwumve ibintu umuntu afata mu ntoki, ahubwo wumve ibikorwa ukora kugira ngo wowe wisuzume urebe uko uteye. Ndabikora gute? Nuko ikiganiro ari gito, ubutaha wenda tuzagaruka. Bitanga ibikorwa ukora kugira ngo noneho niba hari umubabaro ufite, ndakora iki kugira ngo ntandukane nawo? Ibyo bikorwa, ese ntandukanye nawo, ndakora iki kugira ngo uwo mubabaro wanjye uzagende, n'undi nagaruka ngira icyo kora kugira ngo nkomeze ubuzima bwanjye. Ibyo bikorwa rero bya buri munsi n'isi ibikoresho urubuga Baho Neza rwarabituzaniye. Umwihariko ni munini, tuvuze bwakwira bugacya, nawe uvuga mu magambo make gutyo. Mwakoze cyane, urabigarutseho kuko n'iby'ikiganiro ni gito, ariko tuzashaka n'undi mwanya tuganire byimbitse kuko urugendo rw'ibyumweru 15 birumvikana ntitwanarurangiza muri iyi minota tuba dufite, ariko n'ubutaha tuzakomeza. Turizera ko nitukongera kubatumira tuzababona mukadusangiza ku byiza by'urubuga Baho Neza. Ariko dusoza, numva hari umuntu bikunda no kuba cyane kuri n'umwihariko w'ubuzima bwo mu mutwe. Abantu benshi bakunda kwibaza, ese koko birakora? Mu gusoza rero numva mu butumwa twahereza abantu badukurikiye, umwe cyangwa babiri bashobora gukira, niki twabwira wa muntu ukibaza ese koko birakora? Hari igihe akato se nako turabizi ko kugarije isosiyete yacu bituma benshi batanagana izo serivisi, ariko n'ubuhe butumwa twagenera umuntu udukurikiye ukibaza icyo kibazo? Yego, wenda mu gusubiza ikibazo cyo kuvuga ngo birakora, twahera ku ngero z'ibyo twavuze by'abavuze ko bikora koko. Ngiye kuvuga ngo birakora ntabwo bihagije, ahubwo hari abantu benshi baza bakatubwira ati bya bintu koko birakora, bakaduhamya. Nagiye mu rubuga Baho Neza, nari meze nabigarutseho, ariko ubu ndumva ndi umuntu ushyitse, ujya aho abandi bari, utanga umusaruro, haba kuri njye, haba mu muryango nkomokamo, haba naho ntuye mfite umusaruro nsigaye ntanga nyuma y'uko nyuze mu rubuga Baho Neza. Wenda ntitwanabivuze, ariko iyo abantu bavuye mu rubuga Baho Neza bashobora no gukomeza kwishyira hamwe bakareba ikindi kintu cy'ingenzi bakora kizabafasha kwiteza imbere. Ubwo yaba ari urugero rumwe rugaragaza ko bikora. Niba umuntu yari amaze nk'imyaka 2 aryamye mu gitanda yumva ntacyo yamara, akajya mu rubuga Baho Neza, nyuma agatangira gutekereza n'iki nakora ngo niteze imbere, nteze imbere umuryango wanjye, nteze imbere igihugu cyanjye, urumva ko koko bikora. Mwakoze cyane Dr. Uburyo bikora ndabushyira mu byiciro, nkunda kuvuga ibyiciro. Icyiciro cya mbere naho twabonye ko abantu bongera guhura bari baratanye, abantu bagahura, ni icyiciro cya mbere, umugabo n'umugore bakongera bakabana. Kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo imitima ikomeretse ntiturana. Urubuga Baho Neza rero rwatweretse ko imitima iyo yakize yongera igaturana. Hari ingero nyinshi. Icyiciro cya kabiri cyatweretse ko bishoboka ko ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe
ushobora gutandukana nacyo. Hari abari bafite uburwayi badasinzira, yewe hari n'abakubwira ati nari ngeze ku gihe cyo kwiyahura, ariko bakageraho urubuga baho neza muri ya myitozo bakaza kutwereka ko kwiyahura no kwiyahura nabo nibo, kudasinzira nabo nibo, bitandukanya n'ikibazo, dore ko bavuga mu kinyarwanda ko ibuye ryagaragaye riba ritakisha isuka. Ikindi twabonye ko bakira Dine yari abigarutseho, bakongera bakaryoherwa n'ubuzima, nk'uko mu kinyarwanda bavuga ngo nta joro ridacya. Bisaba gutangira, bisaba gukomeza urwo rugendo, ndetse hari n'aho twageze tubona burya mu Rwanda hari abantu benshi bakibana n'agahinda k'ababo babuze. Urubuga baho neza rubaha uburyo bwiza bwo kwibuka, ukibuka wawe, ugakora urwo rugendo rwo kubana nawe wenda atagihari, ariko utaremerewe, utavunika. Icyo rero ni ikintu twabonye ku bantu rwose benshi babuze ababo, ariko bakibana n'ingorane no kuvunika n'ibikomere by'ababo, cyane cyane ko Abanyarwanda bavuga ko kwibuka biravuna, birakomera. Hari n'ababitinya, ariko kutibuka bigakomera kurushaho, bikica. Urubuga baho neza rwanyujije abantu benshi muri urwo rugendo, bakomeza kubaho nubwo baba barabuze ababo. Ibi birakora rero, wenda nimujya kubanyuze muri urwo rubuga nk'uko Dine yabivuga, bazabibibwirira kuko ijoro riba riraje. Biraryoshye, numva ari nayo mpamvu tuzagira ikindi gice cy'ikiganiro, ukora utangiye kudusogongeza ibikorerwa mu rubuga baho neza, kuko wa muco wagarutseho, ya myitozo ikorwamo, tukazagira umwanya uhagije wo kubigarukaho. Akunda abashimiye cyane. Ni ku kiganiro cy'uyu munsi, numva hari umwe cyangwa babiri bagize amakuru kuri urwo rubuga bari basanzwe bumva cyangwa ari n'ubwa mbere. Ndabashimiye rero kwitabira ubutumire bwacu, tunagezera ku musozo. Mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze kudutumira. Ndabashimira namwe mwakurikiye ikiganiro cy'uyu munsi. Baho neza, twite ku buzima bwo mu mutwe. Ni ikiganiro mumaze kumenyera, tuganira ku nsanganyamatsiko yo kubungabunga no kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe. Ikiganiro nakagaruka. Ibihe byiza.